urayifite? Nayitabye ahantu urabona Kigali ihinduka buri reka tugende tujye kuyireba. uretse gatoya ni ukwitonda. urabona nanjye ndibuka aho nayishyize ariko sindahagera. ni ukuvuga ngo biransaba ko ni muri Kigali se papa? yego bari muri Kigali, ko Kigali igenda itera imbere. ubwo niba hubatse amazu papa kubera ibanga ryari muri iyo sanduku. kubera iryo banga ryari riri mu iyo sanduku n'umuhanda twawumena. reka nze nkubwire iryo banga iryo ari ryo, icyo bita kukubonjesha. noneho umushuzana ka gatebe kawe maze ugatereka ahangaha maze mbikubwire byose. umeze neza? twari dukumburanye iminsi myinshi, nimaze iminsi ntabaho ibiganiro kubera yuko twari tumaze iminsi tutari kubaha na video. ejo nta video twabahaye. murakoze, ndabasuhuje aho muherereye hose, haba mu Rwanda ndetse no mu Burundi. ndacyari wa muhungu wanyu Ibrahim Eri Papento Eri Madendo Eri Matotori, umusore w'imyaka ingahe ukiri imanzi? ese we murakoze ko mvuze imanzi mera kandeba mwa, ubwo ngubwo mvuze nabi siko mubaze. ndavuze ngo ndacyari imanzi, mbona arandebye nubwo ari kwikomereza. ndacyari wa muhungu benshi bamenye badashidikanyaho, benshi bamenye batagereranya, ubaho ukuri wigerera kuri teri, kubera yuko ibintu mbabwira aba ari ukuri. nivugira ngo noneho ese we murakoze, ujye muri comment utushyiramo ngo amena cyangwa dushima Imana. rero reka tubanze twiragize Imana nk'abantu bakuru, tugarutse mu maraso mashya. ibintu byahindutse, bimwe mwifuje byose tugiye kubanza kubibakubitira. njye rero zengera mu idini ya Isilamu, ndetse nawe uhari hano waba uri umuyisilamu ndagusuhuje, ndetse n'undi wese ngutoreye salama, n'undi wese aho usengera. reka nze twiragize Imana mu gasengesho k'abakristu abakatolike, kubera ko bose anytime twese tuba tuvuga ko ari Imana, tuvuga ngo ese ndaryibuka mwa, tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, tubabarira ibyaha byacu nk'uko tubabarira abaducumuyeho, ntuduteranye mu bitwoshye, ahubwo dukize icyago. amina. birabaye ubwo nyine ndasenze mwa. noneho abashumeze mutedeze mwihangane, kubera twari dukumburanye, tuba dukwiriye no kuganira mwa. ubundi bino bintu nanabibutsa gukora subscribe. ubundi bino bintu hari ubwo ari ibyadanje mwa, ibi nta byadanje. tuba dukwiye no kubanza tukanicangamo utuntu, tukanaganira ukuntu isimbi yagarutse, byose nkaza mbiva imuzi n'imuzingo maze nkaguha ukuri kwawe. ese we murakoze abashunda bakunda mana we yo. sinabahaye nimero yanjye, sereka nongere nyisubiremo: 0794406353. ndacyari singo, nimba uri umukobwa nyandikire kuri WhatsApp tubihuza. rega ese we ubu se nkomeje kugumirwa, ubu nshobora kubivuga mera akanyumva agahita andeba ngo sajya agumirwa kibwaho. ndavuze ngo ndi imanzi mu kanya arandeba, reka yikomereza. uriya nanjye mfite akamwaro. ubu ngubu koko ndaba mureba gute tugiye ku meza we? si namwe mumbwire muri comment ukuntu ndaba mbyifatamo. rero reka turase ku ntego. duherukana Emile na papa we bavuga ko hari ibanga ritabitse mu ibyo biboro igisanduku, bakaba bagiye kugenda kugishaka. ubwo se basanze ari kwa makuza we, iriya etaje bayimena. isimbi icyo nababwira cyo, isimbi agiye kugaruka, ndetse sho igiye kuba sho, ibintu bigiye kuryoha, bimwe mwadusabye yuko twabaha byose. ubukwe musaza yire bageze akamenya mushiki we kariho, ndetse n'ibindi byinshi mana we. noneho murakoze, mumvugire ngo amena muri comment. murakoze, ese we murakoze. abashunda bakunda cyane ibi bintu, biranshimishije. wari wabona ubukwe bwa Cyusa nayo iribagiza? n'akamaramaza, n'ubuki, n'ubutamu, ndetse buraryoshye. ndabugutuye, garuka nawe maze uburebe, kora sabaho hasi ubikurikirane. nzajya nkunyotesha maze ngusogongeze buri munsi. ubyabaye
tegereza maze nzabikubwira ntakubeshye, nzaguha ukuri nk'umushu wanjye. Noneho ese we murakoze mana we injwi akose mana apucuri akose mana apucuri. Abashubayi rero iminota iranshiranye, ndaje mu kindi kiganiro mu kanya, mbangira ngo tubanze twishime kubera yuko nari mbakumbuye, mbuze uburyo ki mbibabwira ibiganiro byose, ariko ndaje mu kanya duhite tubidiringa oji mbabwire byose, noneho nta biganiro byo kubasuhuza.